Twafashe abantu bakora ibikorwa mu by'ukuri umuntu yavuga ko bigayitse cyane kubera ko ibintu by'ubuvuzi ni ibintu ubundi bikorwa n'abantu baba professionnel. Amazina yanjye nitwa baca mu Rwanga ni Sida. Hano hari nko kugurisha imiti bitemewe. Bayigurisha gute? Kuyigurisha mu buryo batemewe nyibye muri farumasi. Noneho dutwiye test za HIV. Ni imiti yo kuboneza urubyaro, iyo bita amadepo n'ibindi byose. Yitwa Hakizimana Fabien, ndi hano kubera gucuruza imiti mu buryo butemewe, uburyo bwitwa magendu. Ni imiti yo kwa muganga bakunze gukoresha muri laboratoire cyangwa mu bindi bisanzwe. Imiti nyibona nyihawe na bamwe mu baganga b'abalaborante bafite aho bahuriye mu mavuriro ya privé, amadispenseri, amaklinike ya privé yigenga. Inyungu zawe nize, inyungu zabo baguha imiti nize. Amazina yanjye nitwa baca mu Rwanga ni Sida. Hano hari nko kugurisha imiti bitemewe. Bayigurisha gute? Kuyigurisha mu buryo batemewe nyibye muri farumasi. Nabagase mwabyumvikanye n'ubuyobozi. Ntabwo nge ni igitekerezo nagize. Nuvuga ngo bino bintu utwo duteste nyina kuva mu kwa mbere, ubu nibwo nari nongeye kubikora. Ubu ni ubwa kabiri nari mbikoze. Yavaga muri stock gute? Yavaga muri stock kubera yuko ngewe ndi support staff cyangwa manpower wa Gasabo DP. Uvuga ngo iyi miti je nitwe tuyipakurura n'ama centre de santé cyangwa ama poste de santé aza kurangura kuri farumasi z'uturere. Ngira uruhare mu kubafasha kuba nategura iyo miti tuba pakingira. Ni muri rwego rwo kubera ko umuntu aba afite experience mu kumenya ngo uyu muti witwa gutya, ariko sibyo neze, ntago negeze naniga imiti, ariko kusoma nkaba mbizi nkamenya ngo uyu muti no ariko ntazi icyo ukora. Ubwo ngubwo kubera yuko abo bantu babiri nabihereje, umwe wo kuri Ramuka n'uwo nguwo ukora ku ivuriro ryo muri Barnyahe ntibuka Saint Pierre, bazaga gufata imiti wacu, ariko imiti bazaga gufata nta igurishwa irimo, ni imiti yo kuboneza urubyaro, iyo bita amadepo n'ibindi byose ntashatse gusobanura, ariko niyo kuboneza urubyaro. Noneho baraza bakaza tukabahereza imiti bakagenda. Noneho ukuntu byagenze, umwe yaraje mu gihe turi gucekingana, hari ukuntu abasitwa manager batwizera twebwe abamanpower atubwira ati cekingira uwo muntu, kubera ko nitwe tuba twabiteguye, tukajya aho tuba twabirunze tukagenda tukabacekinga tukabipakinga mu ntoza mu makarito dene bagagenda. Noneho mu gihe tumaze gucekinga arambwira ati se nta kuntu atotuntu runaka muratugira. Amubwira ati tuntu turatugira, kubera ko nge ntabaze n'igiciro cyatwo. Arambwira ati se watunshakiye. Ndamubwira ati se nangahe, kuko nk'ubwa mbere ntumuhereza nta gico twagize tugira, kuko yarambwira ati wereka ngende ndakubwira igiciro ukuntu babihagaze. Aragenda, ubwa mbere anyereza amafaranga 20, nari muhaye determine cyangwa kombo test za toni 10, nkimuha ubwa mbere toni 10 PS 10, ubwo ni 1000 kamwe kaba kari mu 100. Noneho dutwiye test za HIV. Ubwo ngubwo kubera ko hari baza gufata imiti bakirenza nk'ukwezi bataragaruka bitewe na raporo baba bafite, urumva kuva mu kwa mbere nge nari narongera kumubona ndaho ngaho. Noneho uwo mudamu nawo wo kuri Saint Pierre nawe ambwira muri ubwo buryo
we namushakiye utwo bita bandirete za glycemie turiya dupima isukari nitwo namushakiye ndatumuhereza nawe. Ubwo yatumye umumotari rero kubera ko yambwiye ngo ntagahari, yatuma umumotari ndaza ndatumuhereza kuri telefone, arambwira amafaranga araza kuyanyoherereza. Ubwo umumotari mukoza ubwo bahise bamufata, nanjye ubwo mbonera aho ngaho umumotari avuga ahantu dukuye. na turiya twa covid ni nawe watutaye? Oya, njye nicyo nabahaye ni izo teste za HIV na bandirete za glycemie. maze nko kwikuramo amafaranga ariko kuba bitanga. Nababwiye ngo njye nabitangiye mu kwa mbere, urumva nk'uko byagenze gutya njye nari ntarishyurwa. Aho ngaho bwa mbere ho yampaye 20. Uwo mugabo nahaye niwo muhaye 20. Uwo nguwo kuri dispensaire Saint Pierre wo nari ntumaye bwa mbere. Nitwa Kwitondaga kuba Marcel. Kwitonda? Kuba Marcel. None se kwita kuri hano bimeze bite? Njyewe nsanzwe nyine ndi umurabu. Uri umuraborante? Ndi umuraborante. Ukora muri laboratoire z'ibitaro bihe? Bya Muhima. Bya Muhima. Uriya mugabo yaje kwivuza ku wa gatanu aza kwisuzumisha. Yisuzumisha nyine covid n'ubundi burwayi. Arangije arambaza ngo ese ngo nta duteste wagira twa covid. Ndamubwira nti izo teste ziragoye kuzibona, ntazo wapfa kubona. Ubwo rero arangije arambwira ngo nimuha akajya gupimisha umugore we, ngo nawe yasize arwaye kuko we twari dusanze ari negative. Ndamubwira nti ntabwo gateste nakabona, teste dufite ziba zihwanye n'umubare wabo twakira. Ubwo rero arangije aragenda akajya mpamagara mbaza ibisubizo. Ndumva ibindi nta kindi narenzaho n'ibyo. Nta gihe mbikoze ntacyo. Ndi hano nyine kubera ko hari ibintu bamufatanye, cyakora njye namuhaye agateste kamwe ko kujya gupima umugore. Nakamuhereye ubuntu. Bivuze ko ushobora kujya mu gategeko kubera agateste kamwe rero? Nyine ntakunda, ariko nasaba imbabazi nk'ubuyobozi kuko ngewe ibyo bintu ntabwo narisanzwe mbigira rwose. Njyewe yarambwiye ngo nawe ibintu byo gupima arabizi, ngo ni mugenzi wanjye. Ndabaza se ukora he? Arambwira akoze ku mushumba mwiza. Arambwira ngo none se ko uri mugenzi wanjye wambabari ukama agateste nkipimira umugore. Ndamubwira ntabwo teste kuzitanga ziba zihuye nabo twapimye, ujye kumuzana ejo nzamugupimire. Bwari buke ndeka ipera ntari buze ku kazi. Ugarangije nyine aragumya atinda gutaha ategereje igisubizo. Bonye atinze gutaha yambwiye ko ari mugenzi wanjye, muha agateste kamwe. Ibyo bindi bamufatanye rwose ntaho mbizi, nawe avugishije ukuri atambeshye. Isomo natanga wenda nko kuri bagenzi banjye cyangwa abandi bakora uyu mwuga wacu ni umwuga usaba kwitanga no gukorana ubunyangamugayo, nkuko nanjye nari maze igihe nkukora kandi nkukorana ubunyangamugayo. Wenda kuba naragize amarangamutima nkamuha aga-PS kamwe akaba yashatse kungerekaho ibyo bintu, amarangamutima ntabwo ari meza mu kazi, ashobora kugukoresha ikosa. Nk'inama naha abagenzi banjye cyangwa abandi ni uko kugira amarangamutima cyangwa gukora ikintu kinyuranyije n'amabwiriza agenga umurimo biba ari ukwica umurimo, biba ari ukwica akazi. ngira ngo mwese nk'uko mubibonye cyangwa murimo kubibona hano, abantu twafashe abantu bakora ibikorwa mu by'ukuri umuntu yavuga ko bigayitse cyane, kubera ko ibintu by'ubuvuzi ni ibintu ubundi bikorwa n'abantu b'abaprofesiyoneri twizera twese. Iyo tugiye kwa muganga, iyo tugiye muri farumasi gushaka imiti, tuba twizeye ko iyo miti cyangwa se n'abantu bagiye kutuvura bafite icyambere ubunyangamugayo, ubunararibonye, kandi n'ibyo bakoresha bifite ubuziranenge. Kuba rero hari abantu bakorana mu gutuma ubwo buziranenge bw'imiti bupfa ndetse n'ubuvuzi bugera ku baturage buhungabana, urumva ko ari ikibazo gikomeye kigira ingaruka kuri twese. Aba bantu rero ni abantu bigenga, bafite za farumasi, bafite za dispensaire, bafite za clinique zigenga,
bakorana n'abo muri leta cyane cyane nk'uko mwabyumvise bakora muri za aho babika imiti n'aho bapimira basuzumira muri za laboratwari, bakanyereza ibipimo byakabaye bikoreshwa ku baturage mu mavuriro ya leta bakabijyana mu bigenga, mu by'ukuri bagamije kujya, kubera ko muzi ko muri leta abantu bishyura amafaranga makeya, bishyura amafaranga make kubera mituweli de sante, kubera nuko leta nyine yorohereza abaturage bayo mu buvuzi. Mu gihe mu yigenga hagamijwe, urebye ukurikije icyo turimo kubona uyu munsi ahangaha, umuntu yabona ko ababikora mu by'ukuri bagamije inyungu gusa, batagamije kuvura abanyarwanda cyangwa se kubaha serivisi zifite ubuziranenge. Ibi rero ni ibintu rwose tugomba gufatanya twese, ari twebwe turi mu gucunga umutekano cyangwa se gushyira mu bikorwa amategeko, ari namwe b'abanyamakuru, ari n'abaturage bandi b'abagizi ba neza muri rusange, dukwiriye kwamagana, kubera ko ibi byangiza ubuzima, bishobora no kuvamo n'impfu mu by'ukuri z'abantu, kandi abantu iyo batabimenye ntabwo bashobora kubyirinda. Kuba bikora itegeko riteganya twebwe nka polisi icyo twakoze dufatanyije n'abaturage, cyane cyane nk'uko mwabyumviye bo muri abatahuye aba bantu, twanashimira cyane, dusanzwe dukorana kugira ngo baduhe amakuru, twafasha abanyabyaha, tugiye kubashyikiriza urwego rushinzwe gukora amadosiye, Rwanda Investigations Bureau cyangwa RIB, hanyuma irebe ibitabo by'amategeko. Ibyo byose urabona ko harimo kunyereza umutungo wa leta, harimo gushaka gukora ubuvuzi mu buryo butemewe, barareba icyo amategeko ateganya mu bitabo by'amategeko, hanyuma bakorera amadosiye bazashyikirizwe ubutabera. Ibi byaha ntabwo dukunze kubibona, mu by'ukuri n'ibyaha, kuko urabona ko ibyaha byihariye ku ibintu byo kwiba imiti. Ubundi imiti ni ibintu abantu bazi ko bikorwamo n'abantu b'abanyamwuga cyane. Ubutumwa twatanga cyane cyane ni ku abakozi ba leta bakora muri sekiteri y'ubuvuzi, yuko rwose bagomba kwisubiraho bakareba bagenzi babo, buri muntu akaba ijisho rya mugenzi we, kubera ko bashobora kuba harinjiwemo n'abantu badafite ubunyangamugayo, kandi byagira ingaruka kuri bose nabo barimo, kuko nta muntu utivuza, ari n'uvura nawe ageraho akarwara akajya kwivuza, na bene wabo n'abana be n'abamukomokaho nabo bageraho bakajya kwivuza. So ni byiza rero ko abantu bose bakora imyuga ifitiye rubanda akamaro bisubiraho, bakareba ko bose koko bakora bakurikije amahame cyangwa se principe zigenga iyo myuga, kugira ngo baturinde twese nk'abanyarwanda, kandi nabo birindiramo.